Mana ishobora byose, Imana ikomeye, Imana yera kandi ikiranuka muri byose, ndagushimiye cyane ko ndi muzima, ndi amahoro, n'abana banjye twese tukaba turi amahoro kandi dushima izina ryawe. Uhabwe icyubahiro Mana, kuko watanze ingabo nyinshi cyane zirapfa ku bwacu, kuba batugejeje kuri uyu munsi ntabwo ari ku bwacu, ni imbabazi, ni urukundo, ni impuhwe zawe Mwami Imana zidushoboje kugeza kuri iyi saha. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibukomeze buze, unyemerere ibyo ushima n'ibyo ushaka, tujye dukomeza kuba ari byo twibwira mu mitima yacu. Ciye bugufi cyane rero ndakwinginze, nyagora ku ngoma Imana, mbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo navuze bidakwiye, ibyo nakoze bitaboneye, n'ibyo ntakoze kandi naragombaga kubikora, byose mbisabiye imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo abinyuhagire, abinkureho umugayo wose ungaragaraho unkurweho, mu izina rya Yesu, kugira ngo mbashe kwegera aya meza y'ijambo ryawe. Ngiye gusoma iri jambo ryawe ryera, ijambo rikomeye, ijambo rituremesha, ijambo ridusubizamo ibyiringiro, riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere, mu murongo wa 15 kugera ku murongo wa 26. Nyagora ku ngoma Imana, unyemerere kandi nsengere umuntu wese umutima uzakira iri jambo, kugira ngo uyu mutima uzagubwe neza, uyu mutima uzasubizwemo ibyiringiro, uyu mutima uzahabwa izindi mbaraga zo kwera no gukiranuka kubw'ijambo ryawe Mana. Uzarisoma ubu, uzarisoma mu myaka iri imbere, igihe cyose kizaza, ndasenze kugira ngo iri jambo ryawe rizahore ryera, kandi iri jambo ryawe rizahora ari ijambo ry'imbaraga risubizamo ibyiringiro. Urakoze Mana ko umbabariye kandi ukaba unyemereye kwicara kuri aya meza yawe. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Turasoma mu gitabo cy'ibyanditswe n'intumwa, igice cya mbere, umurongo wa 15. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Matiyasi atoranywa gusubira mu mwanya wa Yuda. Muri iyo minsi Petero ahagaze hagati ya bene data, umubare w'abantu bose bari batahateraniye bari nk'120, aravuga ati: bagabo bene data, ibyanditswe byari bikwiriye gusohora iby'umwuka wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu, kuko yari yarabazwe muri twe agahabwa umugabane w'uyu murimo, kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byo yahawe ho ibihembo byo gukiranirwa kwe, agwa yubamye araturika, amarira yose arataraka, bimenyekana mu batuye i Yerusalemu bose. Nicyo cyatumye iyo sambu mu rurimi rwabo bayita Akeludama, risobanurwa ngo isambu y'amaraso. Ndetse ibyanditswe mu gitabo cya Zaburi ngo iwe hasigara ubusa, kandi he kugira undi uhaba, kandi ngo ubusonga bwe bugabane undi. Nuko muri abo twagendanaga iteka ubwo umwami Yesu yari akiri muri twe, uhereye ku kubatiza kwa Yohani ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo azamuwe, bikwiriye ko umwe aba umugabo hamwe natwe wo guhamya kuzuka kwe. Bahitamo babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barisaba, uwo bahimbye Yosito, undi ni Matiyasi. Barasenga bati: Mwami Imana, menya imitima y'abantu bose, werekane uwo utoranije muri aba bombi, ab'intumwa ahabwa uyu murimo Yuda yataye akajya he. Barabafindira, ubufindo bufata Matiyasi, nuko abaranwa n'intumwa 11. Iri ni ijambo ry'Imana. Ubushize mu gice cya mbere kugera ku murongo wa 14 twabonye uburyo Yesu yazamuwe mu ijuru, agasiga asezeranije izi ntumwa umwuka wera. Hanyuma kandi izi ntumwa uburyo zasubiye i Yerusalemu zikazamuka zikajya mu cyumba cyo hejuru hamwe na Bikira Mariya nyina wa Yesu, bakagenda bakajya gukomeza gusenga kandi bahuje umutima. Nuko muri iyo minsi rero ko bakomezaga gusenga, ko bakomezaga kuba bari hamwe,
Petero yaje kuza kugira iki gitekerezo cy'uko uyu mugabo witwa Yuda wari waragambaniye Yesu, Yuda Isikariyota, murabyibuka ko ariwe watanze Yesu ku bamuhigaga, aza gusaba yuko uyu mugabo yasimburwa hagatorwa undi ujya mu cyimbo cye. Ariko aravuga ati nubwo bwose ibi bintu byose byabaye, byagombaga kubaho kugira ngo ibyanditswe bisohore, kuko uyu mugabo yari yarahanuwe ko azagambanira Yesu. Mu byanditswe kera muri Zaburi byari byarahanuwe ko uyu mugabo Yuda Isikariyota azagambanira Yesu, Yesu agafatwa kandi akicwa. Ibyo rero byagombaga gusohora bimusohoreraho. Hanyuma rero amaze kugambanira Yesu, amaze kwakira ibiguzi by'amafaranga byo kugura umwami wacu, amaze kumutanga ibiguzi, yaragiye abigura isambu. Ariko agahinda karamwishe abura amahoro, karamwishe arazenga, kugeza ubwo ngo yikubise hasi yubamye, arasandara, amarayo arasandara. Yuda nawe aba arapfuye. Bimenyekana hose ko nyine uyu muntu witwa Yuda yapfuye, na ya sambu yaguze nayo yari yaravumwe, kandi baravuga ngo ntihazagire undi muntu uyituramo. Yari yaranahawe izina bayita ngo Akarudama, risobanurwa ngo ni isambu y'amaraso. Hanyuma rero amaze kubibutsa ibyo byari byaratambutse byarabaye, arababwira ati mu bantu rero bose abo turi kumwe kugira ngo dukore aya matora hari ibisabwa, hari ibyo umuntu agomba kuba yujuje. Ntabwo aya matora yakozwe mu buryo bw'akajagari cyangwa se mu buryo bubonetse ubwo ari bwo bwose. Aba bantu batoranijwe bagombaga kuba bari muri aba bantu bagendanaga na Yesu, abantu bari barakurikiye inyigisho za Yesu, abantu bari baragendanye nawe. Icyo ni kimwe, bagakurikira inyigisho ze. Icya kabiri, ni abantu bari bazi iby'urupfu rwa Yesu ku buryo bashoboraga kuba abagabo bo kuruhamya, bagahamya iby'urupfu rwe, bagahamya no kuzuka kwe no kujyanwa mu ijuru kwe. Ntabwo ari umuntu ubonetse uwo ari we wese wari uri aho ngaho ku musozi wagombaga kwemererwa kwinjira muri aya matora. Habayeho kondisiyo zibemerera kujya muri aya matora. Uyu muntu agomba kuba ari umwigishwa, yaragendanye na Yesu kuva aho Yohana yatangiriye kubatiza umubatizo w'amazi, kugeza aho Yesu yaziye akabana nabo, kugeza igihe yabakuriwemo. Iyo ni kondisiyo ya mbere Petero yashyizeho uwo muntu agomba kuba yujuje, ku buryo agomba kuba ari umuntu wabaye mu rupfu rwa Yesu, akarubonesha amaso ye, akabona kuzuka kwe, akabona no kuzamuka mu ijuru. Ibyo nabyo akaba yaba umugabo wo kubihamya. Nayo ni iyindi kondisiyo yagombaga kubiranga uyu muntu wagombaga kwemererwa kwinjira muri aya matora. Bamaze rero amaze kuzibagaragariza, amaze kubibereka byose, arababwira ati noneho ubu ngubu mushobora guhitamo abantu babiri. Muri abo bantu babiri mushobora guhitamo, hanyuma muri abo bantu niho hari buze kuvamo umuntu umwe uri buze gutorwa cyangwa se uri buze gusimbura uyu mugabo Yuda Isikariyota mu mwanya we atakirimo wo kuba intumwa, kuko bari basigaye ari intumwa 11. Abari aho ngaho bose rero bareba abantu bujuje ibisabwa, ni ukuvuga ngo abagendanaga na Yesu bari baziranye cyangwa se babonaga abantu bitabiraga umunsi ku munsi. Bahitamo uyu mugabo witwa Yosefu, witwaga Barisaba, uwo ngo bari baramuhimbye izina rya Yusito. Hanyuma undi nawe yari umugabo nawe witwaga Matiyasi. Nuko Petero barangije kubahitamo, arababwira ati ntabwo ari ugupfa gutora udupapuro hariya, cyangwa se ntabwo ari ugupfa kujya kwandika hariya ku kibaho kugira ngo tubare amajwi, ahubwo tugiye kubanza gusenga. Bafata umwanya, barabanza barasenga, basobanuza Imana. Baravuga bati Mwami Imana, wowe umenya imitima y'abantu bose, werekane uwo utoranije muri aba ngaba, ntaba ari ku bwacu ahubwo aba ari ku bwawe Imana. Bagize ubwenge bwo kubanza kugisha Imana inama
kugira ngo babone guhitamo umuntu uri bujye mu mwanya wa Yuda. Bamaze gusenga rero batangira wa murimo w'amatora. Noneho batangira wa murimo w'amatora, bandika udupapuro, simbizi ubwo bashyize ku murongo, simbizi ukuntu babigenje, gusa habayeho amatora, habaho gutoranya, nyine habaho guhitamo uwo babonaga cyangwa se uwo bari bagiriye icyizere, kandi bari bamaze no gusenga bafite icyizere ko Imana iri buze kubafasha guhitamo umuntu ukwiye. Nuko barangije rero ngo ubufindo bwahise bufata wa mugabo witwa Matiyasi. Hanyuma Matiyasi arasengerwa, yinjira mu murimo wo kuba intumwa, abaranwa n'izo ntumwa 12. Muri iki gice rero cya mbere dusomye duhereye kuri uyu murongo wa 14, mu by'ukuri turabona ko Imana isoza ibyo yavuze nk'uko biba byaranditswe, biba bigomba gusohora uko Imana yabyanditse, kandi umurimo w'Imana uba ugomba gukorwa n'abantu bafite ubuhamya bwiza, abantu bo kwizerwa bafite ubuhamya bwiza ndetse n'ubudahemuka. Hanyuma kandi ikintu izi ntumwa zakoze natwe kitubere urugero rwiza. Mbere yo gufata icyemezo gikomeye, cyangwa se mbere yo gufata umwanzuro uwo ari we wose, cyangwa se mbere yo kwinjira mu gikorwa icyo ari cyo cyose, ubanze gusenga, ubanze gushaka cyangwa se gusaba uburenganzira Imana, kubaza amakuru Imana, ubanze gusenga, kugisha Imana inama. Abigishwa babikoze neza cyane, natwe bijye bitubera urugero rwiza. Ikindi kandi Imana yonyine niyo ibasha kumenya igikwiriye. Wowe ushobora kwihitiramo amahitamo yawe, ariko buriya Imana yo ibasha kumenya ikintu cya nyacyo gikwiriye mu gihe cyacyo, kandi ikakikugenera neza nk'uko biba bikwiriye. Uyu murongo aha hantu ababigishwa babanje gusenga, bakabanza kubaza Imana. Ndumva nanjye unyuze umutima wanjye. Ndagushimiye cyane rero wowe ufashe umwanya wawe, ufashe iyi minota yawe ugafatanya nanjye muri iri jambo ry'Imana. Aho uzarigereraho hose, Imana izaguha umugisha, Imana izagukomereza umutima, kandi nkwifurije kujya ugira izi ndangagaciro zo kuba inyangamugayo, zo kubanza gusenga, kugisha Imana inama. Ntugahubuke mu byo ukora byose utabanje gusaba Imana. Niba uri umwizera, ukaba uri umukristo, ukaba wemera ko Imana yakuyobora, Imana ikaguha umwuka wera akakuyobora, nagusaba cyangwa se nakubwira ngo ntukibagirwe kugisha Imana inama. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Imana ikomeze kubana nawe muri byose, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kubana nawe iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom.